naruvamo ntabwo naruvamo kabisa. Yo, bimeze bite se bro? Minoniz. Shari sawa tu. Ndakubona sha. Sha twari tuburanyeho. Byahatari man. Sha. Ndakubona. Sha kabisa ubu ni sawa tu. Byahatari. Abagaye se man. Sha maze iminsi naragiye hanze ntago nabaga inatu. Sha nzaro mpamvu nakubonaga. Sha kabisa naragiye nanjye nihugira ariko ubu ngubu nyine nagarutse. Ndakubona. Amakuru se? Sha amakuru ni sawa man. Nese amakuru ya David na Alex. Akambirore ya murezi rwose. Ibintu yankoreye man. Indesi kandi David byagenze gute? Cyabyiyorera yarajyaza n'umukobwa hariya bubi ngo kamwe ngo nakagore kenga kandi ngo ni karumuna k'umugore we. Mbese yabazanye shaka kuko ndumva binyobeye rwose byanyuze. Cyabyiyorera bazanye ngo baje ngo kuba ngararongoye. Ubwo muba muri yanzu nabonye yanyigana kuri kwa gundi. Niho baba. Bari ibibazo birakomeye ubu ngo na amahoro akiba no mu rugo na. None se ubwo ngubwo ko numva bikaze. Kukaragusa. Kandi David ari we muntu mukuru mufite mu. Wagira ngo yararozwe. Ariko n'abantu baragendesha. Ibyo bintu mbana naberuka cyane rwose. Shaka ibyo bintu. Akavuye ko kuba mu mago gutyo. Ubundi yajya gushaka yaba karika kubazana mu rugo na. Ibyo bintu ngiye numva ngiye nabisobanuye ndufite. Sha. Rero nandi kutari niganye ngiye kuri hano hirya. Uzaza usure muri iyi minsi urebe n'ubwo buntu yazanye. Oya naribi nta kibazo rwose ibintu by'ikibazo. Ubwo wewe muri iyi minsi unsure. Je rwose nzaza wumva n'ugiye. Uzaze n'iryo funguko yanze turisange. Oh, chérie, bonjour. Bonjour. Masaha rero asa nkaho yafashe n'iki cyose. So, what is this? Si chérie, kuri akari, uracyaraka umuvandimwe wawe Eric, wakanga bikumubabarira koko. Chérie, muri Eric yarambaje cyane. Ku buryo kumva ko namubabarira byaranze. Byaranze pe. Ndabizi ko yakubabaje, ariko basi mugirire umubabarire. Nuko nagufata nabi. Ukuntu yagufashe n'amagutuka gutodeza sheri rwose pe. Byaranze. Sinzi uko bizagenda hanze ndabishyira. Chérie, Eric namahitamo yiwe, ko nkunda cyangwa kanyanga. Igihe nikigera ashobora kubona ko kwe kunkunda kankunda. Yo reka tumureke. Okay. Niba wumvuye kumubabarira nta kibazo. Chérie, naramubabariye, nta kibazo. Okay. Kubwo umutima wawe mwiza. Niba wumva nyine ko nta kintu gutwaye ari ibintu bizarangira okay. Bivuye kuri wowe nta kibazo. Oya Chérie, njye naramubabariye rwose, nta kibazo ngufite. Urumva bikurimo nta kibazo. Chérie, nta kibazo. Kuko reba umwirukanye nta hantu afite ho kujya nta kazi agifite. Rero mureka gume hano. Okay. Ariko chérie. Bose. Gusa urabona ko buranda gukunda bisi. Ariko nanone kundi ruhande nkunda kugira umutima mwiza, nkunda ko nagukomeza ibintu nubwo byaba bigoye cyane ugerageza kubyoroshya. So reka tumubare ubwo noneho kuko nta kundi nta kindi nakora. Ya azakomeza abe hano tubane nta kundi. Kandi uzakomeza ugira umutima mwiza. Mwiza cyane uzikunda. Ya. Bo rero reka nkomeze nitegure njye mu kazi. Ya. Kugira ngo ntaza gukererwa. Thank you, my dear. What are you going to pass? Yes. Oh, okay.
sava ego Imeze myinshi. shama kuri Neza cyane. Meze se sheri. shamizi neza Cyane go kumbeye nanone. ubwo siko wikweye ikapumuravaye Ah tuvuye mu shopping. Ngashara utuntu tuvuye kugura. shabandi bana Wowe se urajye. Nta makuru ni meza. Anje ambwira ibintu byawe byinshi. Okay, nishimiye kuzaza kubisura. shama kwini karibu naye mbamwizere Sasa narazimuhaye ko ufite umugabo ko ari umuke byose. gushama Zabasura. gushazaza Sha ariko nyine mu rugo bameze neza. shabose ni faraho n'umugabo nta kibazo Tuzaza vuba. shamuzazi Tuza kubisura vuba rwose dusanga icyayi. Reka tugere rero. Yego sheri. kumwe Sawa. Sawa. nitwaye Mendi inshuti ya Eric naje kumureba yaba ari se sawa mugumanga mubari waye nta kibazo sawa Yo papa. Nimezete bro Nones. cyane pomo Nimezete cyane fresh. esha Yo sha. Siko buje utanamamagaye mwana. kandi unyumvire sha kandi usigaye wibagirwa Abanze nzana gatebe. oya kihorere mane kihorere ntago ari ngombwa Ah. Ntarese. naga twaganira Mese papa gomeze bite? cyane sawa kabisa nyine ni gute Biracamo. cyane pomo none se sister se wicyo gikora niwe David yo Dore ngo nirira jini David yazanye ngo ni umugore we sha. Rebera nawe. ariko ndakubiye sha David yahisemo neza umva simubeshye pe Nga urose nawe simukundara. njye namurebye shora umukobwa n'umwana mwiza n'ukuri kw'Imana uzi none imico nca simbizi kabisa njye naravugishije Umva mani nimba ari icyo kikuzanye ndakubwiye ngo sohoka. ariko se noneho kandi uri seriye Sohoka. reka burage twarinje tumukora Urabona ndi muri brage nawe se uzagaruka uzi ikikuzanye. Sohoka. ibi ni ikimuka cyawe Sohoka papa. sawa kanigendere Kiye mugenzwa n'ibyo muhamuzi kureba. Eric ariko wabaye inshuti zawe koko Birakureba se? Kari zanjye n'izawe birakureba. koze ndumva Ajya awuzume ahaguzwa n'imbere. rero ariko ni usiko ejo Angela nawe usina bazadusura Ego, nuba ari ibintu byiza ahubwo wose navuga mwikumurinda njye rwose ntabwo bijya rumva mu maraso sinzi impamvu njye singukunda se usina umuzizi cyangwa kubera ko yambaraga neza akadebe kamugirisha njye ngira ishyari husina urabizi kuva kera nta muntu ushaka kwambara neza na nisa ntawangera ariko ahubwo usigara wirata sinzi nimba kubera David ariho tugeze kuri ibi byose niyo mpamvu usigara wirata sore wambara utya ni Namwe murabizi se ko David arazarukorera. Ntari mupfuye. ubwo se nawe uravuga wowe ntabwo arajya kwirukana aha ngaha ntabwo arajya icyumweru mugende se Ngewe mbana. tuvira hanze mbega uravuga nta Ese nabana. Senze. ntiwaritse gutakaza umwanya wawe no kuvugana n'umuhungu Aho wandije ntabwo uravuze rero ubwo se ubu ufumbuye ubumbire. wowe ukina kubera cyo ujye ushimira kuko ntinginga David ngo kugumisha uri mayibo ku gasozi kandi ufite Ngemba mayibo. Eh. Arakubeshye sha sinava hano. ntibagirwa vuba Nibagirwa ahubwo muzagire mutumuke.
barenganya ndabundi ko mwamugiye gupfa mwajya mwarageze muri mwari mugeze mu biryo mwari mupfuye ziba ego usna tugusanze hano mbaye mwicare hano nari ngukumbesha umeze gute se so shaka kora nari ngukumbesha ntabwo wabyumva ngewe shaka nari ngukumbe byatari none se bwira ya gahunda yaciyemo idashya umusi yaciyemo n'umukobwa wawe yaratuje adatuza ko rero ngomba gukoresha imipango yanjye yose ariko ntabwo ujya uhinduka gusa bite byahinduka iki cyakoze ikintu muboneyeho cyakoze arabyibushye ntabyibuze ariko we atabyibuha reba urugo arimo urumva reba ibipangu reba amafaranga uzi ko nukuduha pe ariko n'ubundi wese urabizi kuva na kera mu cyaro nayo imeze neza wari umeze neza kuri mu cyaro wanganaga umuyaga warahubwaga gufata ku giti baraka emva urama ku masitiri suza mpera we dore we ese kwaya kuba yabara kunaga ngo zibusiwe sasuke tugomba gusohoka gusohoka tukajya kurya ku umva sha njye nabonye mpfa gusohoka ariko we n'umugabo wanjye rero ariko uwo mugabo uvuga ni nyipira we kumugabo cyane ngo umugabo umugabo we sherika ndamukunda uramukunda cyo kumva nanjye byabesha mva ndabyemera tugomba mashinzi imwe yo muterura musakuza gipangu cyose akutani ni hehe shitani uru rugo bababwiye ko nta mugabo baba wowe ntabwo ujya utuza ndavuze ngo basohoke vuba vuba kandi umva twubahane byo babuze banjye sibyo twubahane ndavuze ngo simbashaka hano musohoke dusohoke Eric twubahane izi ni inshuti zanjye ntabwo ugomba kubyivangamo okay ntabwo musohoka ku neza cyakora waragoye kandi yo kuraba twiciye ibirori ndaje mwanze gusohoka ku neza urashe se kuri ndaje sogoze ugenda ko twikomereza ikiganiro n'umugabo wawe ajanzo nimbabwira ngo sese bigeze hangane ntabwo umuzi wowe ni shitani yigendera mu muhanda ni shayitwani igenda n'amaguru shaka twikomereza ibiganiro tugeze kuri gahunda yo gusohoka nyicira vibe ndubara kurusemo yashimye yangane mwanze gusohoka urabona ukuntu amenyeho amazi we kazaza kuzikusha ngewe nawe ujya aho ngaho wese yesu turatega moto haruguru cyangwa turategera hepfo ni shitani birarobuzana hano kandi wowe akundi warasaze cyangwa uru rugo nta mugabo ubamo wowe ikintu ugiye kugukorera bitewe n'umujinya intera igikize wabura iki tanankoraho kandi wowe uzasuzugura abandi ukuntu kanyirege Eric wowe toka tegereza nimwere zane birara hano wongereresemo toka uraje usohoka uceho senze ariko ubu ufite ugize urakonje jewe sinzi wajyana mu mashitani hari ahantu yesu we ariko se
buriya mwiza abonye uriya muvandimwe kuriya gute hari icyo utabonye ubu si umuntu utinyuka agakora ibintu nka biriya mu maso yacu tutanabazi tudahari mwiza ahora n'ibintu gusa ndishimye ntiwacu unezerewe ngaho umutima wanjye uri yesu sinakubwira byagenze bitese byagenze bitawusize nta makuru wari ufite wallahi ndishimye uriya muhungu namukunze ariko noneho ndumiwe pe wakunze iriya shitani dusanze muri rugo uriya muri umugabo wa mwiza uriya tumenyeho amazi bene David nindi kumena amazi byo nibiki kumena amazi wanangiye batayamenyeho ariko uriya muhungu umutima wanjye kusekaza ariko noneho ndumiwe pe wasaze ufite icyo kibazo mu mutwe wawe ngiye kibazo wamfasha tukajya kwa muganga ntabwo naba nasaze ahubwo uriya muhungu ibintu wadukoreye wasanga mwiza yakunze uriya muhungu akarimo mvatu purebiriye sha ntukajya utekereza ibintu bibi bingana gutyo kankubwiza ukuri umugabo wa mwiza ndamuzi neza aramukunda nta kintu kimwe atamukorera ikise cyatuma mwiza ndagukunda karagahungu ntabwo yagakunda ntukajya utekereza ibintu bibi nta mva nkubwira njyewe nshaka kuzasubira iwabo nkabasinkamura mu maso nticyatuma ntuza numva nishimye urumva ibyo bintu by'inkunda zawe sinzi ngo dore ngo nakunze uriya muhungu ngo dore ngo uriya muhungu ngo ni bogari uriya muhungu nkwiyame uri kubyumva neza wiyamye njyewe nkwiyame nongere nkwiyame ushobora kuba unyiyamye ufite ikibazo n'ibiki wafata inzira tugataha oya bitewe n'ukuntu nyiyamye wasanga muri hafi kugumirwa igihe uriya muhungu namukunze ni bogari byihuse mwatanini hasi kuba wicaye aho ngaho biza amahirwe urazi wanshakaga nagira ngo nguhe gasopo kandi nizeye ko ubyumva ibintu maze gukora inshuti zanjye aha ngaha ntabwo bishimishije nagira ngo nkubwire ngo ibe ubwa mbere n'ubwa nyuma ubikore ubwo se umaye gasopo nkani umaye gasopo nkani urazana ishege hano hihi zateruye ibyo ntabwo bikureba jya umenya ibyawe nta soni nimba nabazanye bamaze hano ni mu karima k'inuzi ibyo ariko ntabwo bikureba ni inshuti zanjye nta burenganzira ufite na bumwe ujye uzijyana hanze ntabwo ari ngombwa kuzizana nimba ari inshuti zanjye usohokana hanze mujye gusakuriza hanze genda umugore wawe ku buryo untegeka gutyo se umva nkubwiye na David nubwo ari umugabo wanjye ntafite uburenganzira bwo gusuzugura inshuti zanjye David ni David nanjye ndi njyewe uri kumva nta mpamvu yo kuzana umbwira iki ugomba kunyubaha kubaha inshuti zanjye kuko na David ari David aranyubaha mise nseka njyewe mwubashye nkandi ubwora mwubashye nkandi sinzongere kubigusubiriramo toka abo ntukazetse njyewe mangana nawe naje nkwereke ubundi sava sheri mutambwira ko mwongeye gushwana mwongeye muri matora Erika wongeye Erika ari kuntera story mbona murimo muterana amagambo oya mureke sinza ibyo arurimo byose wowe Erika aganira nawe muganira Erika mureke kundeshya aya ntabwo tinda kwemera bite sheri ega narahindutse oya warahindutse narahindutse Erike mwiza murimo muraganira ese muraganira ku kira cyatumye muhuza cyabafashije kwiterera story kumbwira ibyanyu bya kera mbese nasetse biragoye kubyumva pe ngewe mva mubwiza ukuri hari nabigoye kumva ahubwo wahindutse ryari jewe narabikubwiye nyamara nsigaye ndi umwana mwiza amara byizere narahindutse kandi narabikubwiye ntawamenya ahubwo se wazateguye akarori tugasangira nk'inshuti akarori dusangire
sangire nk'abavandi aha ibyo ngibyo uzabiganiraho na mwiza Eric njye ntabwo ahubwo ni mbamwizeye meza akagombye kubiganiraho mugategura karo Sheri ntabwo okay mbizeye anyway ntacyo bitwaye ngiye ntacyo bitwaye reka ngo sheri uzaba ntacyo bitwaye sheri tegura ku karori ndavuga ntabwo kwera tegereze sure ese kuva ryari se yahindutse kuva ryari mutangiye Sheri hindutse ariko jya wumva tugende asha ntabwo byumva neza Rujye okay anyway okay ntacyo muzabiganiraho ni rako karori nta kibazo twagakora tugasangira nk'umuryango ariko tugende nibyo sure